Ikaze cyane nanone kuri The Fina Topic wakoze kubana natwe nkuko duhora tubana buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina Wilson. Niba witwa Wilson ndagushuje cyane, ndetse nawe wari twandikiye muri comment ngo turi gusobanurire, turagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. Wilson ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage n'Icyongereza, rikomoka ku ijambo will risobanuye icyifuzo. Ni izina riza ku mwanya wa 7 mu mazina akunda gukoreshwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse rikaza ku mwanya wa 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wilson agira kamere ikomeye imufasha kuba icyitegererezo ku muryango we. Wilson ni umunyamurava, akunda umurimo, ntakunda kwicara hamwe kandi akunda ibyo akora. Wilson biroroha cyane kuba wamwisanzuraho kuko muri kamere ye ntakunda kwigizayo abantu bamusanze bafite icyo bashaka kumusaba cyangwa bamukeneye. Wilson kandi ngo azi uburyo bwiza bwo guharanira uburenganzira bwe atanduranyije, kandi azi no gutanga ibitekerezo mu buryo bwumvikana. Wilson agira ibitekerezo byinshi muri we ndetse n'imishinga myinshi. Wilson akunda kwitegereza kurusha kuvuga, kandi akanga kugirana ibibazo n'abantu. Wilson kuri we ibibazo bimuteza imbaraga, kandi agerageza kurwana nabyo aho kubihunga. Wilson yanga akarengane kandi ashobora kugira amahane cyane mu bijyanye n'ubusumbane. Wilson yita ku nshuti ze cyane. Wilson iyo akiri umwana aba ari umunyeshuri mwiza, ahorana udushya, kandi ibyo akora kenshi abikora neza. Wilson akunda umuryango we cyane, kandi yakora igishoboka cyose ngo abakunda babane mu mahoro. Wilson mu rukundo ntibimworohera kuko afite ibintu byinshi cyane agenderaho ahitamo umukunzi. Kwita rero ku tuntu twinshi na bimwe benshi batitaho, we usanga abyitaho, ku buryo abantu beza b'ukuri bashobora kumucika kubera kugendera ku bintu byinshi cyane bakamucika. Wilson ntibyoroshye gukundana nawe cyangwa kubana nawe, kandi akunda kuva mu rukundo mu bintu bidasobanutse kuko agira ukuntu agira imitima myinshi, ndetse akaba akunda n'abakobwa, akaba yumva buri wese bakundana ndetse akanamuha umwanya we. Wilson akunda imirimo ijyanye no kugira abantu inama, ubucuruzi ndetse n'ibindi. Akunda gutembera, kandi akunda gutemberana n'abantu akunda. Wilson aratekereza cyane mbere yo kugira icyo akora. Ba Wilson bazi gufata ibyemezo, bazi kubana n'abandi, kandi babasha kumva ababagana. Gusa rimwe na rimwe afite ukuntu yishyira hejuru muri we, akumva yavugana n'abantu bo ku rwego rwe. Wilson kandi ni umusore utuje ariko kandi wumvikana cyane. Ubwari ubusobanuro bw'izina Wilson. Komeza kugubwa neza niba witwa Wilson. Hagati aho kandi niba utarakanda subscribe, jyaho hasi kandi subscribe, tujye duhora tubana umunsi ku munsi. Mwakoze kubana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza.